ni itangazo risohotse nonaha rivuga ku bijyanye n'ingendo z'abanyeshuri biga baba mu kigo cyangwa se abiga muri boarding school. Menya nibi info rero turi kuzaniye nonaha uko ryakabaye nibwo rigisoka. We gusa kanda subscribe 5/5 tujye tubana mu makuru agezweho. Tugiye kukubwira uko ingendo zizatangira, uko ibigo bizajya bigenda nyine, ubwo n'uturere ku turere. Ariko turanza tubasomere amagambo yabanjirije itangazo. Hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi Mineduc, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini NESA kiramenyesha abayobozi b'amashuri, abarezi, ababyeyi ko n'abanyeshuri ndetse ko abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gusubira ku mashuri yabo guhera ku itariki 5 kugeza ku 8 Nzeri 2025. Reka noneho rero tubabwire uko ingendo zizaba zigenda. Gahunda y'ingendo hakurikijwe aho amashuri aherereye. Ku munsi wa gatanu ubwo azaba ari tariki 5 z'ukwa 9 2025 hazagenda utu turere dukurikira. Hazagenda Ruhango na Gisagara ko mu ntara y'Amajyepfo, Ngororero yo y'Iburasirazuba, Musanze intara y'Amajyaruguru, Ngoma na Kirehe Iburasirazuba. Nongere mbisubiremo, ku wa gatanu ku itariki 5 z'ukwa 9 2025 hazagenda Ruhango ndetse na Gisagara, Ngororero, Musanze, Ngoma na Kirehe. Reka turebe noneho ku wa gatandatu uturere tuzagenda. Ku munsi wa gatandatu ubwo hazari ku itariki 9 nako z'ukwa 9 2025 hazagenda akarere ka Nyanza na Nyamagabe, hagende Nyabihu na Rubavu, hagende Rulindo na Gakenke ndetse na Rwamagana na Kayonza. Ndasubiramo, ku wa gatandatu ku itariki 6 z'ukwa 9 2025 hazagenda utu turere dukurikira: Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo ndetse na Gakenke, Rwamagana na Kayonza. Reka noneho ture ku cyumweru azaba ari ku itariki 7 umunsi ubanziriza uwo amasomo azatangiraho. Azagenda Huye, Kamonyi, Karongi na Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare ndetse na Gatsibo. Nongere nsubiremo, ku cyumweru ku itariki 7 z'ukwa 9 hazagenda Huye na Kamonyi, Karongi na Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare ndetse na Gatsibo. Ku wa mbere ubwo azaba ari ku itariki 8 niwo munsi wa nyuma wo kugenda. Hazagenda utu turere dukurikira: hazagenda Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro ndetse na Burera. Ndasubiramo, ku wa mbere ku itariki 8 z'ukwa 9 hazagenda Muhanga, Nyaruguru, Rusizi na Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro na Burera. Utu niko ingendo zizaba zihagaze. Abo bireba: inzego zibanze gukurikirana gahunda yo gusubiza abanyeshuri ku mashuri, gukangurira ababyeyi kubahiriza ingendo ndetse n'andi mabwiriza yagiye ashyirwaho. Uko niko ingendo zizaba zifashe. Reka nongere mbisubiremo bwa kabiri kugira ngo hatagira abantu biza kujijira. Ku wa gatanu hazagenda ubwo azaba ari ku itariki 5 z'ukwa 9 hazagenda uturere ari two Ruhango, Gisagara, Ngororero, Musanze, Ngoma ndetse na Kirehe. Ubwo azaba ari ku wa gatanu ku itariki 5. Ku wa gatandatu ku itariki 6 z'ukwa 9 hazagenda uturere turimo Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo na Gakenke, Rwamagana ndetse na Kayonza. Ubwo n'uturere tuzagenda ku wa gatandatu. Noneho ku cyumweru hazagenda azari ku itariki 7 hazagenda Huye, Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare na Gatsibo. Utwo nitwo turere tuzaba turagenda ku itariki 7 azaba ari ku cyumweru. Uturere tuzagenda bwa nyuma ku itariki 8 z'ukwa 9 ku wa mbere harimo Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro ndetse na Burera. Ndabashimira rero mwe twabanye. Iri ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wa NESA cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini bya leta.
reka nkubwire gukanda subscribe rero nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Update zose by'umwihariko mu burezi nta handi wazikora atari kuri Menya Nibi Info. Ndagushimira rero we twabanye, iyi ni Menya Nibi Info, kanda subscribe. Ibyiza, amakuru agezweho, ibiganiro n'ibyegeranyo, amatangazo by'umwihariko y'uburezi nta handi wayakura. Ndagushimiye rero, murakoze, ciao ciao.